Bene data nshuti bakundwa, reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbahe ikaze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana nibubane namwe. Ejo twatangiye igice cya mbere cyo mu gitabo Uburezi, igitabo cyanditswe na Ellen White. Ni igice cyatubwiraga inkomoko n'intego y'uburezi nyakuri. Tugiye rero gukomeza umugabane wa kabiri w'iki gice, turasubukurira ahavuga ukuntu Imana yahaye uburezi Adamu na Eva, ababyeyi bacu ba mbere. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu nziza, nanone reka tugushime kandi tuguhimbaze, tukurarike kugira ngo tubere umwigisha mu mwanya tugiye kumara twiga ijambo ryawe, kandi uduhe kuba abanyeshuri beza mu ishuri ryawe, mu izina rya Yesu, amena. Turakomereza ahavuga ngo kugira ngo dusobanukirwe n'ibikubiye mu murimo w'uburezi, dukeneye kubanza kuzirikana kamere ya muntu n'umugambi Imana yari imufitiye imurema. Dukeneye kandi kuzirikana ihinduka ry'imibereho y'umuntu ryabayeho rizanywe no kumenya ikibi, ndetse na gahunda y'Imana mu gusohoza umugambi wayo uhebuje mu byerekeye uburezi bwagenewe inyokomuntu. Igihe Adamu yavaga mu biganza by'Umuremyi, yari yambaye ubwiza bw'Umuremyi we mu by'umubiri, mu ntekerezo no mu by'umwuka. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Kandi byari umugambi wayo ko uko umuntu azajya arushaho kuramba, ari nako azajya arushaho kugaragaza rwose iyo shusho, akarushaho kugaragaraho ikuzo ry'Umuremyi. Ubushobozi bwose bw'umuntu bwashoboraga gukura, kandi ubushobozi bwe bw'imbaraga n'imbaraga bigahora byiyongera. Imana yari yarateganyirije ababyeyi bacu ba mbere ahantu hagari cyane ho kwigira, kandi aho bagombaga gukorera ubushakashatsi hari ahantu heza cyane. Ubwiru bw'ibyaremwe biri mu isanzure ari byo bitangaza by'imirimo y'iyo ifite ubwenge butunganye, nk'uko tubibona muri Yobu igice cya 37 umurongo wa 16. Byararikaga umuntu ngo agire inyota yo kwiga. Amahirwe ahebuje umuntu yari afite yari ayo gusabana n'Imana imbona nkubone no mu buryo butaziguye. Iyo Adamu akomeza kuba indahemuka ku Mana, ibyo byose byari kuba ibye by'iteka ryose. Mu bihe bihoraho iteka ryose, Adamu aba yarakomeje kunguka ubutunzi bushya bw'ubwenge, akavumbura amasoko afutse y'umunezero, kandi akagira imyumvire isobanutse y'ubwenge, ububasha n'urukundo by'Imana. Yari kurushaho gusohoza rwose umugambi wo kuremwa kwe, aba yaragaragaje rwose ikuzo ry'Umuremyi. Ngira ngo bene data bashiki banjye muri kumva ko n'igihe Adamu na Eva baremwaga, Imana yari ifite gahunda yo kubaha uburezi. Bagombaga guhora biga, cyane cyane bakiga bigiye ku isanzure, kandi bakiga uko bwije n'uko bukeye, bigishwa n'Imana yo yabaga iri kumwe nabo imbona nkubone. Kandi uko imyaka yagendaga iza, niko nabo bari kurushaho kunguka ubwenge buvuye kwishobora byose. Reka dukomeze. Byaje kugenda gute? Ariko kubwo kutumvira ibi byose yarabinyazwe, uwo na Adamu.
kubera icyaha ishusho y'Imana yarangiritse kandi ijya guhanagurika burundu. Ubushobozi bw'umubiri w'umuntu bwacitse intege, ubushobozi mu mitekerereze buragabanuka kandi imirebere ye mu by'umwuka irijima. Nta kindi yari ategereje uretse urupfu, nyamara inyokomuntu ntiyaretswe nta byiringiro ihawe. Kubera urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bitarondoreka, inama yo gukiza umuntu yari yarateguwe kandi igihe cyo kwihana ngo ababarirwe cyaratanzwe. Umurimo wo gucungura umuntu wari kuba uwo kugarura mu muntu ishusho y'Umuremyi, gusubiza umuntu ubutungane yari yararemanywe guteza imbere imikurire y'umubiri, intekerezo n'ubugingo bye kugira ngo umugambi w'Imana mu kumurema ubashe kugerwaho. Uyu ni wo mugambi w'uburezi n'intego ikomeye y'ubuzima bw'umuntu. Aleluya. Iki gice rero gitangiye gusobanuka noneho. Intego n'umugambi w'uburezi ni iyihe? Ni ukugarura ishusho y'Imana mu muntu. Aho ni nyuma y'uko umuntu akoze icyaha. Gusa mbere y'uko akora icyaha nabwo intego y'uburezi kwari ukurushaho gutuma ishusho y'Imana igaragarira mu muntu mu buryo buruseho. Reka dukomeze tunagana ku musozo w'uyu mugabane wa kabiri. Urukundo ni rwo rufatiro rw'igikorwa cyo kurema no gucungura umuntu. Ni narwo rufatiro rw'uburezi nyakuri. Ibi bisobanurwa neza mu mategeko Imana yatanze ngo ayobore ubuzima bwa muntu. Itegeko rya mbere kandi riruta ayandi ni iri ngo: ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Luka igice cya 10:27. Gukunda Imana ihoraho kandi izi byose, ukayikundisha imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe, bisobanura ko imbaraga zawe zose ziba zakuze, zageze ku rugero ruhanitse. Ibi bishatse kuvuga ko ishusho y'Imana yongera kugarurwa mu muntu wese uko yakabaye. Bene data bavandimwe, nimureke tube duhiniye aha umugabane wa kabiri w'igice cya mbere. Tuzasubukura ubutaha, kandi Imana itubashishe idufashe kugira ngo ishusho y'Imana igaragarire muri twe biruseho, mu izina rya Yesu. Amena.